umuntu wese aba yumva kuri indaya pfa kuba umubwiye ko ukora muri ibyo ngibyo nta nubwo yirirwa kuvuga ati uyu nguyu ameze gutya na gutya ahita agufata nk'indaya completely. Amazina yanjye banyita Uwase Sheila. Mu buzima busanzwe icyo nkora nkora ibyo bita service byo bita guserva muri bar na restaurant. Mvuka muri famille y'abana batatu nkaba ngenda wa kabiri, turi batatu abakobwa batatu nkaba ndi umukobwa wa kabiri, nyuma yanjye hari undi umwe, imbere yanjye hari umwe. Ngewe nkiri umwana muto nari nzi ko nzakunda ibintu by'itangazamakuru, nyine kuba umunyamakuru kubera ko nakundaga ibintu bijyanye na entertainment, ako nkumva nzaba umunyamakuru mu bintu bijyanye na entertainment. Nkaba narakundaga ibintu byo gusoma cyane, nzi gusoma ibintu ndi focused. Ego nkumva nyine nizo nzozi zanjye ko nakomeza nkaba umunyamakuru ku buryo nzajya nirushaho kumenya kuvuga cyane mu ruhame rw'abantu benshi. Amashuri abanza primaire nayigiye ahantu bita Remera Catholique, École primaire Remera Catholique hano hirya guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Hama tronkomenye igira i Muhanga ku kigo bita ETG. Supérieur naje kwikomeza njya kwiga muri École secondaire tourisme et hôtellerie STH Gasogi iri ku Murindi. Ni naho nasojereje ibintu niga bya hotel, nigaga hotel operation, niyo nasojerejemo niyo mfitiye diplôme. Imbogamizi umuntu ahura nazo ku mukobwa ukora mu byo twita akabari, buri wese akubwira ibyo yishakiye, bagufata uko nyine biboneye bitewe n'uburyo cy'akabari kamenyerewe. Bamenyereye ko umuntu wese ageramo aba ari enjoyment, ashobora kubwira icyo yishakiye, ashobora kubwira ati ibi nibi ndashaka kukubona wenda kira n'amafaranga tubonane dukora ibi. Iyo ngiye numva ariyo challenge ngiye mpura nayo cyane, ko buri muntu wese akubwira ibyo yishakiye bitewe n'aho agusanze. Bifata nk'akazi, wabifata nk'aho wenda hari ikindi kintu urimo, cyangwa se wenda muri ako kazi ufitemo ibindi ukoramo. Afatanya akazi n'imitekerereze yiwe, byose barabifata bakabivanga. Benshi nizo challenge tugenda duhura nazo. Nge numva ko umuntu ufite iyo myumvire aba afite imyumvire navuga ko iri hasi cyane, kuko umuntu wese ukora mu kabari ntabwo aba ari muri kategori yo kuvuga ngo ni indaya. Ushobora gukora mu kabari uri na pasterine birashoboka, cyangwa se ugaserva utananywa n'inzoga kandi wenda userva inzoga, utegetswe wenda kwambara utumini kandi wenda n'urusengero usengeramo bitemewe. Nyine mbega ni akazi umuntu agafata nk'akazi. Twebwe icyo tuba turi ni umushahara wacu duhembwa, nicyo tuba dufokasinzeho, naho ibindi biza nyuma. Ibyo umuntu akubwira byishakiye, iyo ngiyo ni imyumvire iri hasi. Njye nababwira ko atari ko umuntu wese ukora mu kabari aba ari indaya. Surtout ko hari bamwe babikora nk'ibyo ngibyo nk'uko izina ryanditswe, akavuga ko yakora mu kabari ariko akaba n'indaya. Birashoboka, hari benshi babikora ariko si bose. Noneho n'ibyo ngibyo ni image umuntu aba yarayihaye y'isura, kuba yavuga ati umuntu wese ukora mu kabari surtout ni indaya, akavuga ati okay nanjye nzajya nzamwibwira ibyo nshaka. Ariko si bose. Ngiye nababwira ko iyo myumvire ntabwo ariyo. Ntabwo umuntu wese aba fokasinze ku mushahara. Akazi ako ariko kose ni akazi, n'umushahara. Ibyo wakora byose bikwinjiriza wagakora. Imbogamizi zihari za mbere twatewe n'icyorezo cya COVID-19 nuko abakiriya nyine ubu abakiriya twakiraga baragabanuka, surtout ko wenda n'amasaha yageze, cyangwa se wenda abenshi baramenyereye kuba turi muri gahunda yo guma mu rugo, baramenyereye kunywera mu rugo, kurira mu rugo, se bikaba ngombwa ko abakiriya bagabanyuka. Natwe nyine ubwo urumva imishahara cyangwa se amatips, ibintu wagenda kubona wenda bigufasha mu buzima bwa buri munsi, bikagenda bigabanyuka. Icya kabiri duhura nacyo nuko harimo amasaha nyine umuntu yabaga avuga ati aya masaha turakorera amafaranga ya naya, bitewe wenda n'ibintu twakora nyine bari yacu cyangwa restaurant yacu yakoraga. Ko hangaha twebwe dufite na sauna na massage, urebye mu kino gihe cya covid ntibiri gukora, kandi nabyo hari amafaranga byinjizaga. Bikaba ngombwa ko salary yacu iboneka
nyine byihuse cyangwa se nta ndindimira kugabanyaho cyangwa iki kugabanya abakozi ngo bamwe baba bashomeri ntibakore ibyo ngibyo byose ni ibyo twagiye duhura na byo kubera COVID-19. Arambaza se umukobwa mwiza nkayo ni gute akora mu kabari, ariko instead njyewe bitewe n'ibyo nize numvaga ariyo chance mbonye yo kubikoramo cyangwa kuzamura kariyeri yanjye. Ikindi biterwa na famille ukomokamo. Nkanjye ku giti cyanjye famille nkomokamo ntabwo ari famille navuga ko navutse muri famille yifashije, oya navutse muri famille mu rugo turi abakene, ariko tutari babakene banyakujya, abakene nyine bashakisha bakabona duke bakazamura umuryango. Nkanjye gufata icyemezo cyo kuza aha ngaha nari ndangije amashuri yanjye, mbona sinahita mpita nkomeza kwiga universite. Ndavuga ati nta kuntu nabanza nkakorera amafaranga make, wenda mfite murumuna wanjye ayo mafaranga yagira icyo adufasha mu rugo, nyamugura ibikoresho se nanjye nakitaho mu buzima busanzwe, amafaranga yanjye naba mbona yagira akamaro wenda mu rugo makeya akagira icyo amara, wenda mu rugo haba habonetse emergency runaka, amafaranga nkorera akaba yasapotinga umuryango, bikagenda neza mu rugo ku buryo nyine umuntu wese atazajya babona ngo abacishemo amaso abavuga ati se abangaba bameze gutya na gutya babuze iki barasaba. No, nta mpamvu yo gusaba, gusa nyine njyewe mba niyo mpamvu nahisemo gukora kano kazi, kuko njyewe impamvu nagahisemo si uko ariko kazi konyine kabaho, ariko nuko ariko kazi nabonye kajyanye n'ibyo nize ko nkirangiza amashuri yanjye secondaire mfite iyo diplome nibwo nahise mbitangira. Yego, nibwo nahise mbona akazi mpembwa amafaranga makeya, nubwo nyine bitewe nuko abantu bagenda bakubona kenshi amafaranga agenda azamuka, niyo mpamvu ngiye nabihisemo kubikora gutyo. Ndabyibuka nk'igihe nakoraga nkiri nko ku ishuri nkiga bisanzwe, hari ukuntu nyine umubyeyi kwa kundi nakubwiye amafaranga ubushobozi aba ari bukeya, akagushakira wenda nk'ibikoresho akavuga ati nta yandi mafaranga mfite. Njye ndi umuntu rwose wakuze wagiye muri secondaire ntazi ikintu cyitwa rijade de poche. Nta rijade de poche wagiraga Imana mama wawe akaguhereza ibikoresho, ubwo nabyo nabonaga ko ari bwo bushobozi dufite, ntabwo wamusaba icyo badafite, yaguhereza ibikoresho byose ukajya ku ishuri. Hama nyine ibyo mbonamo byungutse ko natangiye gukora, mfite murumuna wanjye ariko ntabwo ashobora wenda kuvuga ngo njye ndimo ndakora arajya ku ishuri nta rijade de poche wenda afite, cyangwa se inkweto zacitse wenda mama nta bushobozi afite ngo ategereze ko igihe mama azayabonera. Kenya afite ndasapotinga kuko amafaranga yanjye nayo mu rugo twese tuyashyira hamwe, tukareba ikintu kigomba gukorwa mu rugo. Ese nimba umwana akeneye amakayi, nimba umwana akeneye ibi, nyine tugafashanya gutyo kugira ngo amafaranga dukorera nyine azamure, bireke kuba nka mbere uko byari bimeze. Ubu ngubu mbona harimo impinduka cyane bitewe nuko twashyize hamwe mu muryango. Ikintu nyine binyereka ko nyine gukora ari byiza. Gukora ni byiza, amafaranga yose waba uhembwa, akazi ni akazi, amafaranga ubona yagira icyo amara. Nicyo kintu mbona mbega gituma nyine kimotiva gukomeza nkora, kuko amafaranga agira icyo afasha, agira icyo akora. Mbega si ukuvuga ko wabura icyo amafaranga uyakoreshamo, ariko bitewe n'ibibazo byinshi umuntu aba afite muri ayo mafaranga, hari ibibazo bimwe na bimwe bigenda bikemuka. Byo kuba wakicara ugategereza ko umuntu awukorera byose, yego twese ntabwo tugira imyumvire imwe, ariko mba numva nabwo ari ugutekereza biri hasi cyane. Kuko nimba wicara ukavuga ati njye sinakora mu kabari, nzategereza aya mafaranga nyabone, uzayabona rimwe ariko kabiri ntuzayabona, uzayabona rimwe kabiri wenda gatatu birangire ntubukiyabonye. Ariko noneho nanone hari positive ways na negative ways, ushobora kuyabona mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi. Ushobora nkanjye navuga ko nyabona mu buryo bwiza, nubwo abimvunnye mbivunikira, ariko bari uburyo bwiza. Mba nakoze kandi manzi ko ndi bwishyurwe ibyo nakoreye.
hama ubwo buryo bubi nakubwiraga ushobora kwicara ukagenda ukawenda umuslay queen baraguhamagaye deal runaka uragiye urayikoze wenda sina bagwaye wenda nk'ibyo 50,000 ariko nawe ntago wayabonye for free hari ibyo witanze kugira ngo ayo mafaranga uhite uyabona niyo byo mvumubwira ngo ibyiza nge mbona imyumvire baba bafite ntago abari kuko ayo mafaranga yegura yabona ariko ntago baba yabonye gutya bisanzwe nkanjye amafaranga yanjye mba nayabonye kuko nayakoreye banzi ko byo nakoze biri bwinjiza kandi amafaranga yanjye akaba ari mu nzira nziza niyo nayarya nishimiye ko nayakoreye buri muntu wese yishimira kurya icyo yakoreye ntiwakishimira kurya amafaranga utakoreye ntago numva ari ugutekereza neza ntago nabashije gukomeza muri kaminuza nk'uko ubivuze amashuri yanjye nayeje muri secondaire mpita ntangira gukora nyine ibyo ngibyo byo gushakisha amafaranga ariko still mba mfite inzozi zo kuzakomeza amashuri yanjye numva mfite inzozi z'uko nakomeza ibintu nize nkabikomeza nkabyiga nkabiminuza cyangwa se nkanahitamo n'ibindi nkanabyiga hari n'ibindi wenda mfatanya nabyo kubyiga nabyo kugira ngo niyungure ubundi bumenyi ko umuntu agenda yiga ibintu bitandukanye numva nabyo ari byo ntegereje kandi ndabizi neza ko ubwo turimo turagenda dukorera mu dufaranga duke wenda ubushobozi buzaza nkomeze kwiga nanjye nk'abandi nyine nkomeze kwiga muri kaminuza njye numva mbonye ubushobozi bwanjye na creatinga nk'ikintu cyanjye nkareka gukorera abandi ubushobozi bubonetse amafaranga akaboneka bitewe wenda nanjye n'ibintu nize bya hospitality binagiye nyuramo mbonye amafaranga cyangwa se nkabona nk'umuntu umereza wenda nk'igishoro cyo gutangira business numva nashinga akantu nkazajya nikorera ako kantu kakazajya kanyinjiriza nkurikije ibyo mbona muri iki gihe birimo birunguka bitewe n'abakiriya na clientele zirimo ziraza nkashinga akantu kanjye nkareka gukorera undi muntu nanjye nkikorera cyane nagira n'ubushobozi buhambayeho nanjye nkakoresha umuntu nkamwishyura numva ari ibyo ngibyo ikintu cyambayeho nkora kano kazi ni uko muri sosiyete uburyo kiba bagufatamo biba bitandukanye ikintu numva ngiye cyaba cyarambayeho kikambabaza ni uko umuntu wese aba yumva kuri indaya pfa kuba umubwiye ko ukora muri ibyo ngibyo nta nubwo yirirwa kuvuga ati uyu nguyu yameze gutya na gutya ahita agufata nk'indaya completely totaloma ahita agufata gutyo iyo ngiye challenge mpura nayo nicyo kintu kimbabaza cyambayeho nazibagirwa ni uko umuntu wese ukimubwira ako kazi sometimes hari n'igihe bigutera n'ifunwe ryo kuvuga ibyo ukora bitewe n'uko ari bugufate muri iyo image ukavuga se ndamubwira iki ndamubwira ko nkora muri restaurant ese naza muri iyo restaurant agasanga arimo bare bizagenda gute ukahita uvuga ngo ukora muri bare na restaurant ati uri umuseriveri ati ndi umuseriveri ati akahita agushira muri yanuze nakubwiye byose abantu bumva ko umuntu akora hariya ari indaya nuko nk'ukahita gufata nicyo kintu kimbabaza mu buzima cyonyine kuba bakwita indaya kandi niyo waba utariyo ukakwita ushobora kuba winda wisengera umeze neza ariko umuntu upfa kuba umubwiye ako kazi totaloma ahita abifata uko nguko kari ibyo ngibyo rero njyewe numva nicyo kintu cya mbere kijya kimbabaza numva ari imyumvire iri hasi cyane ntago rwose abantu bakora mu kabari ari indaya mbivuge rimwe mbivuge kabiri si njye njyenyine hari n'abandi wenda muzagenda muganiriza bagenda bababwira uko babyumva gusa njyewe ibyo namaze gukoraho research nabonye ko umuntu wese akora ikintu afite purpose umuntu wese akora ikintu kubera hari icyo bimwungura cyangwa bituma yinjiza sinajya hariya nsabiriza ntajya hariya nkakora ukanyita uko ushaka ariko nzi ko njyewe ubwanjye ayo mafaranga yanjye ari bugire icyo amara ari bugire icyo amarira ari bugire icyo amarira umuryango wanjye njyewe mbihagazeho n'amaguru abiri uzagira ikibazo azaze mubwire impamvu atari byo izo nababwiye ni izo ngizo biterwa nyine na papa si kujyanye ahantu gukora wanakora n'ikiyede wanasudira wakora ibintu byose pfa kuba bikwinjiriza ariko utagiye ku muhanda ngo usabirize cyangwa se udategereje ngo ntegereje runaka ngo azampike ibyo ntabwo ari sawa
inama nagira urubyiruko cyane cyane nkanjye w'umukobwa. Urubyiruko muri iyi minsi ikintu cya mbere kiri kudushika ni ibiyobyabwenge. Inama ngiye nagira urubyiruko ni uko twagabanya ibiyobyabwenge, tugashyira imbere kwishakira icyo dukora, kwihangira imirimo, tukihangira imirimo, tugakorera amafaranga, mbega tugashaka ibintu byose bya creatinga amafaranga, byatuma dutera imbere tukagira amafaranga, twubaka inzu, tukagira nyine community ihambaye mu buzima mu buryo ki bw'imibereho isanzwe no mu buryo ki bw'amafaranga, bitewe n'ibyo twebwe twakoze.